Hello guys, ushobora kuba warumvishije iyi ndirimbo iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Iyi ni indirimbo yakozwe yifashishijwe AI ya Sony 100%. None reka ngumvishe iyi ndirimbo yindi yo nakoze nkikoresheje iyi AI ya Sony, hanyuma nze ngwereke ukuntu wakora indirimbo ngiyi ukoresheje AI. Mugihugu cy'imisozi igihumbi, izuba rirasa rikaserekeza, ibibaya bitoshe, ibiyaga bitemba, Nyungwe n'Akagera umurage twawe, imihanda ya kaburimbo inyura mu mapfundo, ihuza imigi ishashana nk'inyereri, duterura amaso tugatera intambwe, tubaka heza intore zirahari, aho tugeze hose hari urumuri, ubumwe bwacu buraturinda. Rwanda wowe nkingi y'ibyiringiro, umuco wacu ni wo nkingi dushigikiye. Rwanda wowe nkingi y'ibyiringiro, iterambere riratenda, ubumwe niryo shingiro. Igihugu cyacu turakuganira iteka, turakuganira iteka, turakuganira iteka. Mu biganza by'urubyiruko fibe riranyura, ikoranabu, amasomo ku mbuga, ibitekerezo birakura, abakobwa n'abahungu bose bafite ijambo, ibigo by'amashuri biramurika mu midugudu, ubumenyi buratugenza tukagera kure, duterura amaso tugatera intambwe, tubaka ejo heza, intore zirahari, aho tugeze hose hari urumuri, ubumwe bwacu buraturinda. Rwanda wowe nkingi y'ibyiringiro, umuco wacu ni wo nkingi dushigikiye. Rwanda wowe nkingi y'ibyiringiro, iterambere riragenda, ubumwe niryo shingiro. Igihugu cyacu turakuganira iteka, turakuganira iteka, turakuganira iteka. Guhera ku gitekerezo cyo kwandika indirimbo nifashishije AI, hanyuma indirimbo ngoresha AI, amajwi ngoresha AI, ndetse na background music cyangwa se beat naho ngoresha AI. Tekereza, urumva nda kintu na kimwe kigoye mu gukora iyi ndirimbo. Urengeye kukwereka uburyo wakora indirimbo ngiyi, hanyuma ukayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka YouTube, TikTok, ugatangira gukorera amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Witekereza yuko AI ije kwimakaza, ko AI ije kuba yakongerera amahirwe yo gukora ku mafaranga bidasabye ibintu byinshi cyane. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri muyoboro mugari w'ikoranabuhanga wa MG Tech Rwanda, ukore subscribe, amafaranga agiye kuza. Yes, tudatinze rero uraza ujye muri Google Play Store nimukoresha Android cyangwa se App Store nimukoresha iPhone. Rero turaza tuyifungure, tumara kuza kuyifungura tuze searching application cyangwa se AI Gemini, hanyuma tuze tuyidownloading muri telefone yacu. Gemini, hanyuma tuze tuyidownloading, urasanga ari ngiyi, hanyuma uze uyidownloading. Yana maze kuyidownloading, icyo nsigaje no kuyikora open, turaza tuyifungure, nitumara kuyifungura tegereze akanya gatoya bitewe n'ukuntu network zawe ziri gukora muri telefone yawe, tegereze akanya gatoya. Numara gutegereza akanya gatoya uraza gukoramo account, uraza gukoresha Google, hanyuma uze ucreatingamo account. Gusa twebwe account turayifite n'abantu benshi nzi yuko bafite iyi account muri za Gemini cyangwa se ChatGPT. Uraza kwifashisha imwe muri AI muri zo zombi, harimo AI ya Gemini cyangwa se ya ChatGPT. Tudatinze rero twifashishe twebwe Gemini, twandikemo hano tuyibwire igitekerezo cy'indirimbo dushaka kwandika. Reka dutangire tuyibagire igitekerezo. Twisabye yuko yadufasha kwandika indirimbo y'urukundo, hanyuma tuze tuyohereze. ise itubwira yuko twashaka insanganyamatsiko twahitamo yo kwandika iyo ndirimbo.
Aha rero iduhaye amahitamo agiye atandukanye, harimo ng'urukundo rushya, gushima uwo muri kumwe, kumbura cyangwa se gusaba imbabazi. Nanone kandi iduhaye inyito n'inshuro dushobora kuba twahitamo igice. Hanyuma none reka dusabe itwandikire indirimbo neza yuzuye yifashishije amwe mu magambo yaduhaye hari haruguru cy'igitekerezo twagenderaho. Hanyuma turayibwiye ngo itwandikire indirimbo neza ijyanye no gukumbura. Indirimbo y'izina yacu, indirimbo yacu iraba yitwa Icyuho. Iduhaye igice cya mbere, iduhereza ndetse n'icyo gusubiramo, iduhereza n'igice cya kabiri, hanyuma iduhereza n'ikiraro cyo twakitiraho nk'imvamutima z'indirimbo yacu, hanyuma itugira n'iyo nama zo kuba iyi ndirimbo yaba nziza kurushaho. Hanyuma nimara kuba yaduha indirimbo yacu nziza cyane, icyo turakora turaza dukopiye iyi ndirimbo yacu neza. Indirimbo yacu yitwa Icyuho, hanyuma tuze tuyikopiye duhere hano hejuru, hanyuma tugende dukopiye yose, tuyikopiye. Hanyuma nitumara kuza kuyikopiya dusubire hano muri telefone yacu, tuze muri Google Chrome bitewe na telefone ukoresha cyangwa se browser ukoresha, hanyuma tuze twifungure. Nitumara kuza kuyifungura dutegereza akanya gato bitewe n'uko telefone yawe ikoramo, hanyuma tuze dusacinge Gemini, hanyuma tuze dusacinge AI yitwa Sony. Turatwandikemo Sony AI, hanyuma tuze tuyisacinga. Nitumara kuza kuyisacinga turaza gusanga ari iyi ngiyi, hanyuma tuze tuyifungure. Nitumara kuza kuyifungura dutegereze akanya gatoya ifunguke. Nitumara gufunguka urasanga imeze uku nguku. Weho urasabwa gushyiramo account ukoresheje wivi Google. Abantu benshi ndakeka muzi gucreatinga ama account kuko wafunguye account ukoresheje Gemini, na hano ibintu byoroshye cyane bahita baguhereza ujya gucreatinga account. Gusa njyewe account ndayifite, nawe uraza kuyicreatingamo, ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ahantu barakubwira sign in with Google, uraza kuyishiramo cyangwa se sign up, hanyuma ukoreshe wivi Google. Tudatinze rero turaza dushyire script yacu twanditse ahangaha hejuru aha, hanyuma tuze dukopiyemo ya magambo AI ya Gemini yaduhaye, hanyuma tuze tuyashiremo. Nitumara kuza kuyashiramo ikiraba gisigaye ni ukuhereza AI igacreatinga video, hanyuma AI igacreatinga indirimbo yacu. Hanyuma tuze dukora create, hanyuma dutegereze akanya gatoya itangire gucreatinga indirimbo zigiye zitandukanye. Igende ikora indirimbo zigiye zitandukanye, hanyuma natwe turagenda dutegerezaho akanya gatoya gusa nyine, bitewe nuko biba byiza iyo uri gukoresha machine, gusa twige turi gukoresha telefone. Turaza dutegereze akanya gatoya igende iducreatingira indirimbo. Turakoresha telefone yawe, turi gukoresha machine, niyo mpamvu ushobora kuba muri kubona biri kugenda buhoro, ariko indirimbo yacu iraza gukunda. Ikiza cy'iyi AI guhereza uburyo bugiye butandukanye, nimba iyi ndirimbo yawe iraba ari pop, ari hip hop, cyangwa se izindi njyana zigiye zitandukanye. Ibintu by'injyana ntabwo mbizi neza, ariko iguhereza amahitamo agiye atandukanye. Hanyuma mu kugira turebe indirimbo zacu yatangiye kuba yakora, reka wenda duplayinge iyi twumve. Iri joro rirakura
umunsi uragiye, inyenyeri ziraka ariko iwanje hari umwijima. Nitegereza intebe wicaragaho nkasanga irimo ubusa. Ngerageza gusinzira ariko intekerezo zirakugarura. Buri kanya ndeba ku muryango niteze ko winjira, nyamara ni umuyaga unyura mu madirisha unkoza isoni. Kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urasaba agahenge. ubwo iyo ni indirimbo ya mbere iduhaye, hanyuma reka dushyiremo n'indi ndirimbo yaduhaye. uri kubona yuko n'ibihe bigenda bitandukanye bitewe n'uko indirimbo iraba ingana. hanyuma reka duhitemo izi ndirimbo zose yagiye duhaye, twumve indirimbo nziza twadownloadinga cyangwa se twashyira muri telefone kugira iyo ndirimbo waza kuba wayikoresha uyipostinga ku mbuga nkoranyambaga zawe. iguhereza amahitamo y'indirimbo eshanu muri izo ndirimbo eshanu ugahitamo indirimbo imwe. reka twumve yino ifite umunota umwe ndetse n'amasegonda 32. twumve ukuntu indirimbo imeze. Nitegereza intebe wicaragaho nkasanga irimo ubusa. Ngerageza gusinzira ariko intekerezo zirakugarura. Buri kanya ndeba ku muryango niteze ko winjira, nyamara ni umuyaga unyura mu madirisha unkoza isoni. Kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urasaba agahenge. Buri segonda mbona ringi idashira ndi hano, ariko igicenye kiri aho uri. Ngwino umpe hanyuma iyi murumva yuko ifite umunota mukeya. hanyuma reka dukoreshe kwa zino zifite iminota miremire. ngiyi urasanga ko ifite iminota 4 ndetse n'amasegonda 58 ndetse n'indi ifite iminota 4 n'amasegonda 29. muri izi za hano hejuru nizo tugiye guhitamo indirimbo irafite injyana nziza ndetse birahura niko indirimbo yacu twifuza. reka dukore twumve ukuntu iyi ndirimbo imeze. Kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urasaba. downloadinga kuyigirye muri telefone yawe. icyo urakora uraza ugakora kuri ino ndirimbo yawe. hano hari utudomo dutatu ahangaha ku ruhande, hanyuma wamara kuhakora ukaza ugakora handitse download ahangaha. hanyuma wamara kuza kuhakora ukaza ugakora handitse mp3 audio ahangaha. kugira ngo uze kuyidownloadinga mu buryo bw'ubuntu uraza ugakora handitse download ahangaha. wamara kuyidownloadinga ako kanya ihita itangira kujya muri telefone yawe, ugahita uyidownloadinga bidasabye ibintu byinshi cyane. ubu ni bwo buryo uyidownloadinga mu buryo bwa free ndetse n'ubw'ubuntu. hanyuma reka twumve n'indi ndirimbo ikurikiyeho. Iri joro rirakura, umunsi uragiye, inyenyeri ziraka ariko iwanje hari umwijima. Nitegereza intebe wicaragaho nkasanga irimo ubusa. Ngerageza gusinzira ariko intekerezo zirakugarura. Buri kanya ndeba ku muryango niteze ko winjira, nyamara ni umuyaga unyura mu madirisha unkoza isoni. Kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urasaba agahenge. hanyuma n'iyi nayo uyidownloadinga kwa kundi ushaka kuba wayidownloadinga zose uko ubishaka. hanyuma ukaza ugakora kuri kwa domo dutatu, hanyuma ukaza ugakora handitse download, hanyuma ukahitamo mp3 audio, hanyuma naho ukaza kuyidownloadinga ugakora hano download anyway.
Alway, hanyuma ugategereza akanya gatoya tayari itangira kuba yidownloadinga mu kanya gato tubona notification igaragaza yuko indirimbo uri kuyidownloadinga. Hanyuma iyo bagusabye kongera gukora downloading again urabikora mu kanya zitazigeraho. Hanyuma ukaza ukareba indirimbo yawe nimba yagezeho neza, ukora kwa iriya notification hejuru ugakora kwa kano kamenyetso ka open, hanyuma ukaza kureba yuko indirimbo zawe zageze kuri file. Hanyuma reka duhere kuri iyi. Iyi niyo tumaze kuba twadownloadinga ubu ngubu. Hanyuma reka turebe niyo twadownloadinze kare, turebe nimba yagezeho. Turaza dukore kwa tuno tudomo turi hano kari dutatu hano mu nguni hejuru. Hanyuma tuze dukora download ahangaha. Hanyuma tuze turebe indirimbo twadownloadinze zose. Iya mbere dore niyo tumaze kudownloadinga mu kanya, iya kabiri dore niyi kandi turebe uko yagezeho. Hanyuma tuze turebe iyo ndirimbo nayo yindi ifite iminota 4 n'amasegonda 58. Tayari iyo ndirimbo tayari iba yagize. Ikiba gisigaye ni ukujya muri telefone, ikiba gisigaye ni ukuuploadinga kuri telefone yawe ko iba yageze muri file. Nugera hano muri file yawe ya telefone uraza uhakore, numara kuza kuhakora uze uyifungure, uraza gusanga indirimbo zawe zose zagize muri file yawe ya telefone, ubundi ugatangira kuba zikoresha ibindi byose ushaka. Hanyuma reka mbasigiremo iyi ndirimbo ize kubashimisha. Reka mbabwire ngo asante sana, hasta la vista. iri joro rirakura, umunsi uragiye, inyenyeri ziraka ariko iwanjye hari umwijima. Nitegereza intebe wicaragaho ngasanga irimo busa, ngerageza gusinzira ariko intekerezo zirakugarura. Buri kanya ndeba ku muryango niteze ko winjira, nyamara ni umuyaga unyura mu madirisha unkoza isoni. Kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urashaba agahenge. Buri segonda mbona ari nk'isaha irashira, ndi hano ariko iki cyanjye kiri aho uri. Ngwino mpe amahoro, uyu munsi ube uwanyuma. Ntegereje kureba amaso yawe ngo numve nshize ishaka. Amajwi yawe akomeza kunyogora mu matwi, telefoni yanjye nyireba buri kanya, ntegereje ubutumwa bwawe. Iyo ndasomye izina ryawe, umunsi uba urimo ubusa. Urukundo rwawe nirwo rwari rumbesherejeho, none ubu ndumva nkonje n'ubu izuba ryaba riba. Ngwino unyihere ubushyuhe bwawe mpora mpoze, kuko ndagukumbuye, ubu si ubusanzwe, umutima wanjye urashaba agahenge.
imizi, na undi uzuza uyu mwanya usigaye mu busa. Uyu munsi ejo n'ejo bundi nzakomeza ntegereze kugeza kuko ndagukumbuye.